ahagana ku isaha y'isa 2 zuzuye mu mudugudu wa Munini mu kagari ka Kanyangesi mu murenge wa Rugarama mu karere ka Gatsibo nibwo hari hatangijwe ibikorwa by'umuganda, ukaba ari umuganda witabiriwe n'abayobozi b'inzego zigiye zitandukanye. Ni umuganda waje kwigaragaramo cyane kwitanga kudasanzwe kuko ni umuganda waje kwitabirwa n'inkazi za Gatsibo. Iyi akaba ari fan club ya APR FC. Ni umuganda wagaragarayemo murare wari wo kubakira umukecuru utishoboye bakora ibikorwa bijyanye no gutera ibishahuro, ubona ibyishimo ari byose kubakoraga umuganda, bamwe batunda imwe bita amase, abandi bagatunda ibishonyi, ndetse abandi ukabona yuko bakoraga ibikorwa bidasanzwe byo gutera ibishahuro. Ni igikorwa rero cyaje kurangira inzu yose isojwe guterwa. Nyuma yo gutera ibishahuro hakaza kubaho kuganira kw'abayobozi wari uhagarariye umwe abayobozi bakomeye, akaba ari gitifu w'akagari ka Kanyangese, aje guhita atangirana ijambo. Y'abaturanyi hari n'abatangiye kwigiraho kandi bigenda neza. Amahitamo y'Abanyarwanda yahisemo aho duhurira tugakora igikorwa kimwe gifitiye Abanyarwanda akamaro. Kuvuga ngo rero nshimiye buri umwe wese waje hano mu muganda kugira ngo tukigera hano. Harimo umwe wavuga ngo ariko ngo abantu n'abantu ngo batuye muri mudugudu, hari umutura umwe wavuga ngo ariko ngo barako ntabazi ngo batuye he, abanyaho baramubwira ati tutubo tabamo kubera iki mutaza abaturage. Uyu munsi twagize umugisha n'amahirwe wo gukorana n'ikipe yaje kwifatanya natwe, baratwihanganira ntabwo twabaye benshi kubera igikorwa gihari. Hari umushinga urimo urafotora abana bituma abaturage benshi ariho bagiye babisabiwe n'uburenganzira n'akarere. Yaje gushimira abari baho ndetse aza kuvuga yuko bakoze igikorwa kidasanzwe kuko bwitange bwagaragaye aho ngaho, ndetse kandi bimwe mu byari bibazanye bikaba byari birangiye bisoje, ariko ntibyahagarira aho ngaho. Aza kwakira n'umwe mu baje bayoboye inkazi za APR FC Gatsibo, nawe agira icyo atangariza abaturage. Ubundi gufasha umuntu nk'uyu buhombye iki? Niba uri umuntu ufite umutima tubireke. Jya mbona gufasha umuntu nk'uyu tudakwiye no gutegereza umuganda. Ubundi ubuhombe iki ufashije umuntu nk'uyu? Ese ubundi uba ufite uwuhe mutima uramutse ubonye umuntu nk'uyu ntumufashe? Inzi mugwiriyeho. Muri siporo rero burya tugira amahirwe, siporo ntabwo ari intambara, ahubwo siporo iduha guhura kenshi, ikaduha guhuza. Niyo mpamvu twahisemo iyi nzira twebwe nk'abafana ba APR FC, tegura umuganda tugahura n'abaturage tukanaganira tukanababwira ndetse na APR FC icyo ari cyo. Ntabwo birangira mu kibuga gusa, n'ibi bikorwa byose tukabihuriramo, n'ubutaha tuzaba turi ahandi kandi n'ibindi bikorwa bitandukanye tuzabikora mu buryo butandukanye. Nk'uko nabivuze rero, umukecuru hari turi timu ngari uko mwayibonye, dufite ubuyobozi burahari. Umukecuru turaje turagenda tubiganireho, hari n'ikindi tuzakora nyuma y'aha ngaha. Ntabwo biza kurangira mu muganda gusa, kugira ngo ubuyobozi buzabimenya, tugiye kwicara dutekereze. Nicyo tuvuze tuti ubu ngubu ni umubyeyi w'abafana ba APR FC. Nawe aje gushimira abari baraho, avuga yuko iki ari igikorwa cy'indashyikirwa gikoze, ndetse kandi anavuga yuko inkazi za APR FC Gatsibo yasoreje aho, ahubwo zigomba gukora n'ibindi bikorwa bidasanzwe byo gufasha uyu mukecuru mu bijyanye no kuba yabona byo kurya birimo ibiribwa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Benshi mu baturage twaganiriye nabo bari bari aho avuze ko iki gikorwa cyari cyiza cyane, yewe banatangaza yuko bitaba ari byiza kuba bubakiye umukecuru utishoboye inzu nk'uyu, ngo noneho nibarangiza bamusige mu nzu itarimo icyo kurya cyangwa se icyo aryamira. Avuga yuko icyemezo kidasanzwe cyafashwe n'inkazi za APR FC Gatsibo ari cyiza cyane, kandi ibyo byose Imana izabashyiramo umugisha. Ari cyiza Moyize Mwanadamu mu karere ka Gatsibo, mu murenge wa Rugarama mu kagari ka Kanyangese mu mudugudu wa Munini.